mpamvu utari kumva ibintu ndi kukubwira. Ako se sasa waretse tukajyana kuko. Ujyana hehe ujyana gukora iki nande? Nese nk'ubu ngubu ugezeyo akagufata ku ngufu. Se njyanye imari. Sinijyanye mfite umuntu uje kuntwaza. Aramfata ku ngufu gute? Rero ujye ugabanya ifuhe ryawe. Njyanye imari nta kindi kandi sinjyana nawe. Nyamara sasa njya mbona we nuriya muntu ntago mbashyira amakenga. Kundeba se. Babuja nahageze. Biri tayari? Biri tayari reba hari inyuma. Nakubuze. Sawa. Ibintu hore. Birakunaniye se kandi. Ariko uranangira amafaranga nabone nzi ko biremereye guri. Babuja. Nesi imari iri bwoko kimwe ko cyane. Iyo mari ni imari. Ni ukuri kw'Imana siko wagira ngo nikoreye inka. Oya se kandi nawe. Oya ariko ni ukuri kw'Imana yongerera amafaranga. Papa sava. Umva maruka hano uzandi mari yashyushye. Imari yaje yahageze. Nanjye ko nyiteguye. Burya nakinganyo. Uri rutica umugabo uraho. Muraho neza. Mutura. Mwumva nasikono cy'umurava mu mikorere yawe. Mari ngi hasigaye kankwereke none. Mupfundurire. No si niyo mari wambwiraga. Akuse nkawe. Mbabarira umbwira wagezemo hano gute? Nagira ngo ndebe ko nta bindi bintu muba mu nyinga. Ako papa safa ujye unyumvira nk'ubu narinzanye imari baje kunyishura amafaranga. Ubu se ndagucuruza we bampa amafaranga. Wowe uri imari.